washyira indirimbo kuri Afrocharts uyu munsi wowe ikintu uba usigaranye ni wap yawe ni umurimo wawe kugira ngo iyo ndirimbo yawe irebwe n'abantu bawe n'abafana bawe. Ni ugusharinga urasharinga indirimbo yawe bitewe n'ubundi buryo abantu basigaye bafite uburyo bwinshi cyane babonamo views n'iki usibye ko nta views za Afrocharts ntabwo zigurwa ntabwo wajya kugura views kuri Afrocharts ubwo abantu bakoresha aho ngaho ntabwo sinzi ko ntabwo batekerejweho cyane ariko nyine we kintu ukora like uragenda ugashaka umuntu wumva indirimbo yawe buri muntu wese kuva ku muntu zero wumvise indirimbo yawe kugera ku muntu wa nyuma urabyishyurira uko umuntu yumvise indirimbo aka kanya hinjira ku muntu wumvise igihangano cyawe ufite igihangano cyawe biba ari bibarwa mu madolari bari amafaranga make ariko make ayo abaye menshi avamo amafaranga aba ari 0.006. bakakibona bakaguteza imbere cyangwa se bakabakigura bitewe naho wagishize. Ibi ngiye abahanzi babikoresha bate? Ni gute wabyungukira cyangwa se ni gute byaguteza imbere nk'umuhanzi? Aza kutubwira niba wenda n'ukora ubugeni ntabwo ukuntu yabicuruzaho ntawamenya cyangwa se n'ukora sinema wenda ariko ni kunabigenza gusa ikiye bagosera mu mudugudu ntabwo bikingo ko uvanga ngo werekeze Johannesburg ngurishe igihangano cyawe. Hari uburyo mwabikoramo kugira ngo cyitwa cyagira aho ngaho usibye na Johannesburg n'ahandi ntabwo kimwe kuvanga ngo igisenyi ndaroroshye cyane cyangwa cyashaka ko cyagira kure cyane. Gusa umunsi twibanda ku banyamuziki cyane. Impamvu uyu munsi twatumiye mu basore bakora muri ibi ngibi hari cyitwa Afrocharts ibihangano bigiye bitandukanye by'abanyarwanda. Mbona hari n'ibyo bahanzi hanze y'igihugu cy'u Rwanda bijya kuri urubuga rwa Afrocharts. Impamvu umunsi twamutumiye kugira ngo bagire byinshi tubwira kuri uru rubuga tubwira kuri iki gikorwa cyangwa se iyi application ya website tumenye ibyayo kuri sura bisaba iki gushyira igihangano bisaba iki byinshi kubyumva aha ngaha. Yitwa Mukiza M.Vinqueri Afrocharts mu Rwanda. Afrocharts iyi application M.Vinqueri Mukiza mpamvu vipi? Ni fresh sana Vinqueri mvandimwe. Umeze neza cyane. Afrocharts ibintu byose ni amahoro. So Afrocharts banashaka kuba batazi n'ibyaha by'ubundi nka Afrocharts bishaka ko byavuze. Afrocharts ubundi nk'uko byumvikana ni intonde tugenekereje mu Kinyarwanda z'umuziki wo muri Afurika. Ni ukuvuga ngo ni nk'itondeka ry'umuziki wo muri Afurika. So Afrocharts noneho muri rusange icyo twe dukora cyangwa se ku bantu batazi Afrocharts ni biki. Afrocharts ni platform nini ifasha umuziki nyafurika kongera kubona indi sura nshya. Urabona nko muri Amerika n'i Burayi bafite Spotify ni platform y'abanyaswede supporting music worldwide. Afrocharts umwihariko wayo noneho twebwe tudiringa na African music gusa n'umuziki wo muri Afrika gusa. Mujya gukora ibijyanye na ariko bakora nko kuri za Billboard cyangwa se UK charts bakunashyiraho utuntu tw'indirimbo ziri kuzamuka cyane. Ni nacyo bisobanuye Afrocharts nibyo nari kukubwira. Ni ukuvuga ngo haba hariho abantu wenda badusuye cyangwa se abantu bakoresha Afrocharts barabizi habaho urutonde habaho top 100 muri buri y'indiri y'umuziki hip hop R&B Afro nyine buri genre yose ikorwa muri Afurika na traditionnel. Sasa no na buri gihugu mu bihugu byose 50 ndakeka na bine niba ndibuka neza na bitanu ibihugu 55 byose bigize Afurika byose bigiye bifite chart y'indirimbo zabyo. Ni ukuvuga ngo buri gihugu haba hariho chart y'indirimbo zacyo. U Rwanda rufite chart aka kanya y'indirimbo zarwo ruyobowe n'indirimbo yitwa Abayuda ya Sunbreeze. Big shout out kuri Sunbreeze. N'izindi ndirimbo zigiye zirimo kuzotwa ari 100 buri cyumweru zirahinduka. Uraza kunyanganda umuntu amatsiko cyane. Mugenda kukimukura urutonde rw'izo ndirimbo. Ni ukuvuga ngo twebwe ntabwo dukora urutonde. Afrocharts nta rutonde dukora ahubwo rwo rukorwa n'abantu
ngo uyu munsi niba nshaka gusapotinga Bex icyo nkora niba nshaka ko aza muri top 10 ndagenda numva indirimbo ya Bex niba nshaka gusapotinga Gloire cyangwa undi mu artiste wenda urugero wa hano turi muri Musanze ntabwo ndi buze kugira ngo ngende nandikire platform cyangwa se ujye kunyandikira inbox yanyu mbwire ngo Emery ndashaka ko kanaka mushyira muri top 10 oya ibyo nta bushobozi mbifitiye wowe ikintu ukora uragenda kuri website cyangwa se kuri downloading app muri Play Store cyangwa App Store telefone yawe cyangwa device yari ukoresha iOS cyangwa se n'ubundi buryo bwose ukoreshamo device yawe ni ukuvuga ngo mwebwe mukora urutonde rw'indirimbo mukende ko abantu bagiye bazumva ruba ruri automatique rwo rurikora twe nta kintu turukoraho ahubwo njye ikintu nkora iyo ndubonye ni ukurusangiza abantu byagenze gutya uyu nguyu niwe warebwe cyane ntabwo njye mvuga ngo uyu nguyu reka mbigire gutya gasosa ibintu bimeze neza cyane ngo kubabona Giolite mukabo bibazaho byinshi ati ni gute indirimbo yari iya mbere Yabigana ko ntago ari Emery wabikoze cyangwa se oya ntacyo nakoze abandi atanyumva ntacyo nakoze okay hanyuma Afrocharts yatangiye gukora Afrocharts yatangiye gukora mu mwaka w'ibihumbi 2016 igera mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2019 nyine kuba ifite like uburyo bw'imikorere mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2019 gusa 2016 itangira gukora yatangiye ari website ifasha umuziki n'ubundi nyafrika like mu buryo bundi butari ubw'amachat gusa nanone byari streaming service ariko nta chat zihari urabona audio mark ndakeka niyo niyuka neza ntabwo bafite top 10 top 100 ntabwo bafite ukuvuga ngo ubu nyine just uragenda streaming indirimbo umusanya akabona like revenue switch mu muziki na Afrocharts yatangiye nuko byari bimeze ariko tuza kubona ko ntacyo twaba duhinduye nta Afrocharts yabitandukanye na audio mark kandi twe turatandukanye tugomba gutandukana na audio mark tugomba gutuma umuntu ushaka kumenya umuhanzi ugezweho muri Afrika cyangwa se umuhanzi uri gukundwa n'abanyafrika mu gihugu runaka aka kanya nishaka kumenya umuhanzi ugezweho muri Mali ntago ngenda kuri YouTube ngo urabona abahanzi bose ntabwo bagenda searching kanaka ngo ndebe kanaka niba ngiye kureba muri Musanze wenda n'urugero ntabwo wagenda uvuga ngo kandebe Bex indangiza ndebe Meylo indangiza ndebe Frankey indangiza ndebe The Best urumva n'abahanzi benshi cyane harimo abashya harimo abazigiye ntabwo bose wagenda ubarebaho ariko iyo hari chat niyo ngiyo ubireberaho uragenda ukavuga okay reka njye muri Congo ninde mu artiste ugezweho muri Congo like uhitubona ni stream ibyo bihagaze ayigarebwa n'abantu bameze gute bangahe turagiye kugeraho ari inyungu z'umuhanzi yakura indirimbo kuri Afrocharts cyane niyo mpamvu Afrocharts itandukanye n'izindi platform ziba indirimbo kwari platform ziba indirimbo ariko ziri for free Afrocharts ntabwo ari for free ntabwo ushyira indirimbo yawe ngo birangire bango niba ushize indirimbo niba ubashye indirimbo kuri Afrocharts uyu munsi wowe ikintu ubusigaranye ni wap yawe ni umurimo wawe kugira ngo iyo ndirimbo yawe irebwe n'abantu bawe n'abafana bawe nugusharinga urasharinga indirimbo yawe bitewe n'ubundi buryo abantu basigaye bafite uburyo bwinshi cyane babonamo views n'iki usibye ko nta views za Afrocharts ntabwo zigurwa ntabwo wajya kugura views kuri Afrocharts ubwo abantu bakoresha aho ngaho ntabwo sinzi ko ntabwo batekerejweho cyane ariko nyine we kintu ukora like uragenda ugashaka umuntu wumva indirimbo yawe buri muntu wese kuva ku muntu zero wumvise indirimbo yawe kugera ku muntu wa nyuma urabyishyurira uko umuntu yumvise indirimbo aka kanya hinjira ku muntu wumvise igihangano cyawe ufite igihangano cyawe biba ari bibarwa mu madolari bari amafaranga make ariko make ayo baye menshi avamo amafaranga aba ari 0.006 ariko iyo 0.006 umwanze kuza nuko Tuza TV nari kwereka chat y'uburyo andi ma platform yose akora kimwe na Afrocharts yinjiza uyu munsi Afrocharts ni platform ya gatatu kuri noza kuri wese kuri worldwide yishura amafaranga menshi ku muhanzi w'umunyafrika ukuvuga ni platform ya gatatu 0.006 ku muntu umwe wumvise indirimbo yawe gasosa
ubwo Abanyarwanda ntabwo twabona ugiye kuyabara n'amafaranga make ariko urumva uburyo bibara ntago kuvuga ngo ndumvise indirimbo bakubariye ayo ngaho birarangiye ndayumvise ndongeye nyisubiyemo urakuba kabiri yamaze kubona ayo mafaranga agabana gute na ba nyiri Afrocharts ni ukuvuga ngo ku mafaranga wabonye Afrocharts ifataho 25% ari buze kugendera muri transaction yo kugira amafaranga afite kuri konti n'iki even Afrocharts isigana revenue ibuze gutuma Afrocharts komeza kwitwa Afrocharts andi 55 akabaho ikindi cyiza cya Afrocharts noneho rero urabona kuri Spotify abantu bazi ibindi bintu bijyanye na music business bari byumva neza yarimo urura hanga kugira ngo kujya kumenya ko wabisobanura niyi mpamvu y'ibyo cyangwa se akamaro kabyo baza kuba bigeraho kuri Afrocharts umenye ibyayo nari ndimo ndakubwira urabona kuri abantu bakoresha music streaming platform barabizi habaho ama distribution company agufasha kugira ngo indirimbo yawe igere kuri platform runaka Afrocharts rero nka gutya iri mu Rwanda nje nyikora mu Rwanda n'abandi dufatanyije ntago ni ikintu tuba twaje gukuraho ni barrier iyo third party izo distribution zindi z'abanyamahanga z'abanyaburayi n'abandi biyo ngiyo bazanye ziratuma no kuri ya mafaranga wewe wawitaga make cyangwa undi muntu wenda yumva kubana mukumva ni make nayo utari buze kuyafata yose urumva iyo third party udafite janga nta yari kubona sinamake bro none se niba ari indirimbo uri buze gukina uyu munsi ndakinyina indirimbo reba ku munsi wenda fata indirimbo igezweho wenda nko muri Musanze ni yitwa gute indirimbo igezweho muri Musanze hari nyinshi hari amabara dufate amabara niyo demeka ayo mabara bari incuro yumva ku munsi uyipenze bwa mbere abonye ayo mafaranga wita make uyipenze bwa kabiri na n'umundi urongera uyipeninze na n'ubundi nandi mafaranga abonye murashaka ko yayipenga ari umwe incuro nyinshi incuro ushaka wanavuga uti ngenda yera mu gitondo numva indirimbo yanjye urumva nuwera mu gitondo wumva indirimbo yawe that's money game man nago ahanga cyakuzamo wenda bigendera kunuza bakitemo guturisha cyangwa se ntago bishoboka kuko ugashaka kuyiyumvira nta kibazo ntacyo bitwaye that's business bro unugenda ukumva indirimbo yawe nta kibazo ariko noneho banza wumve uvuga ngo iyo viewer yawe yubuze kubarwa nyuma y'iminota 3 ntabwo kugira ngo w'indirimbo wiha izo indirimbo irangiye niko indirimbo irangiye iminota 3 sibyo just you go wait indi minota 3 noneho nibigera ku 10 uri buze ku waiting isaha just no I mean kuri views 10 ku muntu umwe kuri device imwe iza ku waiting isaha nuba wafashe iyo gahunda rero just ni business ko wagiye mu kazi umeze nk'umuntu wabyutse mu gitondo akajya guhinga wewe uri kuri telefone yawe ariko just you are saving for money ariko urumva nshaka kwa cyakunga cyangwa cyakunga incuro nyinshi atari icyiza kana ko yatikoreye oya ibyo ni ibintu bisanzwe none se umva no kuri radio indirimbo zose dukina no kubera ko arizo ndirimbo nyine ziba ziri perfect gukinwa kuri radio gusa zose dukinisha na kwijana terwa n'izo munyamakuru yabonye cyangwa se iyi ndi munyamakuru wabonye okay none kuba indirimbo umuntu yakoze nziza ntisabwe sibyo nuko ngo ntabwo yatumye abantu basaba indirimbo bamenya ko indirimbo ye bagomba kujya kuyisaba abashaka kwataramenyeshekanije kwinana adazo sap no kuri Afrocharts rero nudatuma izo streams zawe uzibona akaba ari undi muntu uzi gushaka izo stream ubu niwe turi buze guha value kubera ko we are in a business okay so Witwa Emery maze kumwumva mu bisi bijyanye na Afrocharts twumvise ko hari ikintu ushobora kubakuramo cyangwa se inyungu wakora muri kwashijyana cya kuri Afrocharts bakarakaro keza cyane wenda ushobora kuba umvise ujya kuramo inyungu byanze bikunze nk'umuhanzi cyane ko muri iyi minsi ntabwo ibitaramo birimo gukora ntabwo urimo kwiza amafaranga hano wajyaga mu gitaramo hari ubundi buryo wakwiza amafaranga bikiri muri iyo ngiyo Afrocharts hanyuma niba ndiri ubizi neza niba hatugira wenda kuva yatangira nk'amafaranga menshi mwamaze guheza umuhanzi mu Rwanda ntabwo urumva nge maze muri Afrocharts like amezi 6 nta batisi benshi ndatanya gukorana nabo ariko nk'abo hari uwitwa KMG Kingface ni umuraperi wa Kigali Kicukiro
ndumva like nko kwezi abafite amafaranga asaga nk'amadolari 80 ku upcoming rapper bro, ku upcoming rapper amadolari 80 kwezi nyine like ndumva amaze kugira nk'inshuro eshatu akubita boost ngiyo amadolari 80 ndumva n'amafaranga utavuga ko ari make ku upcoming rapper ukora indirimbo y'ibihumbi bingahe. That's what's up, bro. That's what's up. Yeah, akora amafaranga atakwitesha. Ni n'amafaranga wenda twumvikane. Ntago iyo ndirimbo ubuyigurisha Afrocharts hatagira ari abantu bumva ibintu nabi. Ntago indirimbo yawe tuyigura, wowe ikintu ukora urashyira indirimbo yawe kuri Afrocharts, nurangiza uyishyire na YouTube, uyishyire Spotify, uyishyire Audiomack, hose ukorera amafaranga. Hose nubashye gukora ibyo 80,000 bro, nujya kubiteranya wasanga ari amafaranga menshi. Niyo mpamvu kano kanya nubwo ibitaramo byahagaze state nta muhanzi uzumva ari gusabiriza avuga ngo munshiriyeho code, kubera ko bamaze kubaka iyo platform, izo platform nyinshi. Aravuga indirimbo ndayisohora ije Spotify, ije Audiomack, ije Apple Music, just handling for money. Hose igenda ikura y'amadolari 100 nibiba platforms zisaga ibihumbi 100 zose rwo kura 100 ni miliyoni y'idolari bro. Umuntu ari buze ko wabonye mu kwezi kumwe nta kindi kintu yakoze. Just yagiye muri studio gusa. Ubona bisaba ko umuntu yacuruza kuri wenda nka Afrocharts. Yego. Bisaba ko yakoze igihangarukire kinini. Icyambere iyo wakoze indirimbo nziza kuri Afrocharts ibyo biba ari ibindi. Cyangwa wakora ibyo wanayikorera ukayishyiraho ngaho. Wanayikorera ariko nuyikorera wumva nawe no kuyirebera kuyirebera. Yes. Ariko nuko indirimbo nziza kuri Afrocharts yigisha indirimbo ntabwo ihitihishwa. Urabona kuri YouTube iyo ndirimbo ikijyaho ntabwo wamenya ngo indirimbo ijyaho kano kanya ni iyi. Kiretse iyo wakoze subscription ku mukomo. Ariko ntabwo bakwereka ngo indirimbo ijyaho kano kanya mu Rwanda ni iyi. Ariko kuri Afrocharts iyo ushyize indirimbo waba uri Bruce Melody, waba uri Bushari, waba uri Meddy, waba uri 19 Sound, uriwe wese iyo ushyize indirimbo yawe just irahitiza imbere y'izindi ndirimbo mu gihe ariyo indirimbo iherukaho. Uvuga ngo kano kanya indirimbo iheruka kuri home page niyo ndirimbo ya nyuma iheruka kujya kuri Afrocharts. Aka kanya umuhanzi uri kutwumva runaka uherereye aho ntazi aramutse ashyize indi ndirimbo ihitiza imbere ya yindi. So none wa muntu ushaka kumva umuziki wo mu Rwanda iyo agiyeho ahita abona ya ndirimbo yawe uko zagiye zikurikirana zako. Even no gufungura app, agifungura app ashobora guhita abona indirimbo yawe ikurikirana indirimbo ya Wizkid, agahita yumva indirimbo yawe akumva niyo Wizkid agakompara ko bimeze bite. Uyu muhanzi ese koko akwiye kuba namufana, icyo bita kuba umuyuza w'umuntu, kuba umwumva nyine kenshi namwumva kenshi. Iyo ukora ibihangano byiza bigwa abandi bantu benshi cyane batandukanye, ko Afrocharts ntabwo ari abanyarwanda, ntabwo ikorera mu Rwanda gusa, iba mu Buganda hari, muri Nigeria hari, mu Zambia hari. Big shout out kuri Afrocharts team ya Zambia, DJ Miller. Big shout out kuri Afrocharts team ya Nigeria ihagarariwe n'uwo bita Mesa Person. Big shout out kuri Afrocharts team ya Ghana. Hose ni abantu, ni ibihugu bigiye birimo ibyicaro reka tubyite ibyicaro bigiye birimo ibyicaro. Abo ngabo ni abantu bose bafite ibyo bakora muri ibyo bihugu bituma Afrocharts muri ibyo bihugu igaragara. Urumva nushyira indirimbo yawe rero, ngiye kumva indirimbo Stone Boy wo muri Ghana, ndahita numva indirimbo y'umunyamusanze iri imbere. Ninsanga uwo munyamusanze koko impamvu atari imbere ya Stone Boy ari ukubera kubura abantu, ndahita mba umufana we. Afrocharts bwa mbere nk'uko mfumwe application ya Afrocharts. Bansaba guhitamo igihugu nshaka kumva umuziki wacu cyangwa bampereza ugifunguye Afrocharts uri buze kubona ibintu byose bikenewe. Urahita ubona top trending, indirimbo ziri kumva ku kanya mu minota 30 ishize. Mu minota 30 buri minota 30 barayapudeting. Urahita ubona indirimbo ya Melo urugero, ariyo ndirimbo iyoboye muri minota 30 irahitiza top trend y'indirimbo ya Wizkid idaheruka kumva muri minota 30. Urumva ibyo bintu ikintu bivuze gufasha wa Melo ari buze kugaragara ku muntu wese ugifungura Afrocharts, arahita abona Melo kandi ntagazi ngo Melo ni umunyamusanze cyane wa hehe, just arahita oh wow umuntu uri trend kano kanya kanumva ibyo ari byo. Ninsanga ari byiza nzakomeza mwumve nzumva n'izindi, ninsanga ari trash so sa bro. Hanyuma uretse nk'ibibare ufite cyane ko niwe general manager mu Rwanda Afrocharts. Ubuhanzi Musanze mwamukoranye nk'abanga cyane so afite umuhanzi muri Musanze. Ishyambere ndi umunyamusanze ngiye mvuka Musanze. Dushaka twana bose banzi aho murere hose. It's your boy. Even my mom namusuje
whole family nyine tu abantu bose mu muryango ndabasuje bari kumurikirana basinziriye cyane ko abenshi urabona bagize gusa uko n'iki kuvugira ngo cyumva ariko tugomba gukurikira amasaha ababizi ariko nyine harya gato sikamwiyo nta kibazo ariko abahanzi ku cyarumbaje cy'abahanzi y'Umusanzi n'abavandimwe banje n'abantu twakoranye benshi ama boys ndahuta ntabwo rero nabanakorana nabo ntibishoboka ahubwo umuhanzi utabakora Afrocharts wo muri Musanze niwe cyaba ari ikibazo naho umuhanzi nkeka ko wowe uzi umuhanzi wowe uzi nakuri abatakora Afrocharts even guhera kuri Melo some artists akanukanye list of trends Kremara hari ariko Melo niwe top trend apana kuri Afrocharts n'ibintu bigaragara turi kubesanya sibyo Melo ni top trend sibyo even Kremi even Mr. Broal Bex n'abandi abo bose kuri Afrocharts barahari webo ya A to Z yose kujya naza kuvuga amazina bose maniga Billions even Billions baranabizi cyane kubera ko Billions burya kuri Afrocharts n'umwe mu bantu bameze neza cyane kuko ndumva hari award 300 yatwaye just for the binyuze kuri Afrocharts so kugira ngo abe admitted icyo gihe ndumva ndumwe mu bantu babikosemo yari twatumusigating kugira ngo abe admitted muri award twerekanye like hagaze kuri Afrocharts yari top trend cyo gihe ndakeka yo award yari ijwi ry'ejo yari hip hop challenge kugira ngo abe mu admitted like twerekanye viewership yiwe kuri Afrocharts byagaze ya top trend umwe mu artist nyine bari kuzamuka neza yari afite indirimbo nshya yitwaga Haso okay yuka baturebereka bamubwira ko ikora freestyle layikora igenda neza ya competition anatwara award so abantu bose bazi Billions shout kuri bo even numwe mu bantu bameze ne ase amafaranga ukumva aho umuntu abariye amafaranga umuntu abariye gutyo gusa just for freestyle iyo umuhanzi ari talented kuri Afrocharts you are supportive we are supportive kuri wowe twe turagufasha even nk'ubu hari session yatangiye mu kanya abantu bakurikira Afrocharts kuri Instagram ayibonye ni uburyo abaartist ajye kujya performing ama live kuri Afrocharts it's not for free agari ibintu ukora umuhanzi muzajya umuhanzi watuririza habe n'ikintu haka azajya we umuhanzi runaka mu gihugu runaka azajya yemfitwa nagari mu Rwanda gusa nuwa performance nagari umunyarwanda ndumva ari umuganda uba muri Jamaica bamwita Jenista niwe wa performance indirimbo yiwe bango uko indirimbo ya performance neza igapushinga cyane biguha amahirwe yo kuba watumirwa muri izo live performance kandi zirishyura numva ko mu gihe bizaba bigeze ku Rwanda akaba ari umuhanzi y'Umusanze wabyumvise mbere wavuze ati ngiye indirimbo yanjye kanwa meze gutya n'iki ntago umuntu wo muri Afrocharts uri muri Ghana nagazi Bruce Melody ashobora kuba azi Bruce Melody ariko nyina muzi nk'umuhanzi uri aho ngaho ntago avuga ngo Bruce Melody ngo ni nka Wizkid cyane iki ntabwo azi Melo wowe rero uri kunyumva utari Melo cyangwa se namwe rwaba uri Melo cyangwa n'undi muntu uyu munsi kuba ufite indirimbo nose nk'ubu nakoze nkubwira KM Chicken Face umuhanzi n'umwa coming up afite ibintu rap nziza aririmba neza even sino kuri Afrocharts gusa nabonye no kuyandi streaming platform ari umwe mu bahanzi bahagaze neza nk'abatanu mu Rwanda nukuvuga ngo ikintu bita kumenya ngo izi platform ndazikoraho nicyo kintu kiri kuba namunye kiri imbogamizi mu bahanzi inama bagira abo bahanzi babatari cyane bimusanze cyane ko musubaka naho uvuka that's all bagira cyane ko hari igihe ujya kureba ugasanga umuhanzi mukuru dufite mukuru udakoresha izindi media platform zicuruza umuziki ugasanga izo chat ntago ari imbere cyane cyangwa se ntago azamutse cyane ariko wajya kureba ugasanga abandi bakureka mito bakirimo gushaka aho bagera n'abafite imibare myinshi cyangwa se cyane nako biba bimeze ibyo barabiterwa n'iki kwa nukuvuga ngo icyambere hari ukuba umuntu abimbata y'umuziki wa kera kubimbata y'umuziki wa kera uwo ukicara ukavuga ngo njyewe naje umuziki kugira indirimbo igere kure nyereza DJ Bob
cyangwa DJ Amigo ni wari ugezweho muri Ruhengeri sibyo ngiye kugira ngo indirimbo yanjye ku baturage nuko nayo yaga DJ Amigo akajyamo DJ Amigo in the house uyu munsi ntago ariko bimeze uyu munsi indirimbo kugira ngo igere kure ntago uri buze kuya DJ Amigo gusa n'uwo DJ Amigo urayimuha ari kuyijyane n'ahandi kugira ngo abantu bayimenye sibyo so abahanzi bamwe na bamwe rero batangiye umuziki mu myaka yashize nabonye barabaye addicted cyane ku buryo bakoreyemo nakose gutya ndamenyekana ntago nshaka guhinduka ariko abagerageje kuvuga guhindukana n'ibihe bakavuga bati uyu munsi bigezweho just in the stream nuko indirimbo yanjye biri Spotify nuko indirimbo yanjye iri audio mark cyangwa YouTube cyangwa Afrocharts n'ahandi sibyo uyu munsi bigenda biba umusaruro turabibona aka kanya Melo numwe mu batiste nubwo wagera muri Kigali cyangwa he ukavuga uti Melo aramwumva cyane kurusha n'icyo gihe bayigeze kubustiga cyane nanga kubera ko uyu munsi urigiye kubara abahanzi bahagaze neza mu gihugu urababara uvuga utari ko ari n'undi muntu Melo urumva kubera ko n'umuntu ukora indirimbo uyu munsi ejo agakora n'indi kandi akazikora atavuga ngo ndayiha DJ Amigo akayiha DJ Amigo yarangiza akayishyira YouTube igahagarara neza akayishyira Spotify wajya kuri Instagram Music washaka indirimbo ya Melo ukabona iyo ndirimbo niba ari ayo mahirwe ukayibona niba ari mureka agende ukaba ubasha kuyibona ibyo ngibyo rero nibyo bituma umuhanzi ahora nyine guhindukana n'ibihe nibi ngibi bishobora kuzavaho nibiva hose uzakomeza kwanga indirimbo yanjye nzajyana DJ Amigo gusa icyo gihe izumva na studio kwa DJ Amigo n'abazaba yazigaranye muri icyo gihe n'abazaba bagize gutyo n'iki urabishi yadasosa Kwitwa mbere nizere ko abahanzi mugize ikintu gishya mwunguka ntabwo ari byiza ko wenda ujyana n'ibihe byashize cyangwa kidagusize ntabwo ubungubu abivuze neza cyane ntabwo uko wakoraga indirimbo ukagenda abo ngabo ba street DJ ukabahita indirimbo usanga baba bazisakaza uyu munsi ntabwo ariko bimeze ariko bimeze ubungubu hari za Instagram hari za indirimbo itari kuri Afrocharts indirimbo itari kuri Afrocharts indirimbo itari kuri Afrocharts just ntabwo iri buze kuguhereza views ariko just get nothing urabazi hari abahanzi benshi bafite million views badafite million on the pocket hari n'abahanzi bameze nka KMG Kingface uyu munsi badafite iyo million views ariko just they got the money abona amafaranga ntago kubona amafaranga bisaba views nyinshi cyane wowe ngwino ukore ayo mafaranga like ushaka izo views kuko ubibona kuri analytic ya konti yawe kuri Afrocharts uri kubona uburyo amafaranga yawe ageze ubona amafaranga yageze uno munsi nabonye aya ejo nabonye 0 umunsi nabonye aya kuyabikoze bisaba kuba ageze kuri minimum threshold y'amadolari 20 ariko akigera ku madolari 20 ubu ushobora kuyabikuza mu buryo bwose wifuza gukoreshwa muri Afrika M-Pesa, MTN Mobile Money, Airtel Money none ushobora kuba yakuraho make cyukundira kurahandi birashoboka cyane ntabwo uvuga ngo just iyo wageze kuri minimum threshold y'amafaranga kubikuza washaka kure 10 net ufite 20 ku 10 just uri kwa njya 10 byacu birindi risigaye wakunyuka kuri just umaze gahitinga no ubonye ko cyose kuri 20 gahitinga 20 urakora indi page biko cyabanza kuguma ubisha ni wowe bishatse ntago uvuga ngo uvuze ko umuntu abikuza ariko afite 20 gusa ubikuza ariko ufite 20 ariko ukaba ushobora kubikuza amafaranga ari musi ya 20 amadolari 20 ntago amafaranga 20 cyo kujya amadolari 20 niko tumenyera kuvuga amafaranga niko turi kuvuga amadolari that's so sound no kugerageza kuba nk'abakire yeah that's so sound bro okay ni inama wagira abahanzi cyane abahanzi bo mu ntara cyane n'ibintu inama nagira abahanzi bo mu ntara icyambere dukeneye natwe ubwacu kwihesha agaciro niba dushaka gukora umuziki ugera kuri kwihesha agaciro nta kundi n'ukujyanana n'ibyo bigezweho twase tuvuga kare sibyo niba uyu munsi kugira ngo umuhanzi abeho biramusaba gucururiza Spotify agacuruza Afrocharts n'ahandi ntabwo ndi kuvuga ngo ushyire indirimbo kuri Afrocharts nangize ugiye kuryama oya none yishyiraho ukagenda ukabireka ntacyo bizakumarira ariko nushyira indirimbo ukayikurikirana just uzabona ayo mafaranga uzabona nabo bafana ushaka kubona so ikintu nababwira ni bitabire gukoresha aya ma platform yishyura abahanzi ku muziki tureke kwicara ngo none se ubungubu ibitaramo n'ibitongera gufungura ntago abahanzi bazarya se uyu munsi arabanzi nyarwanda barimo bararya amafaranga n'ibitaramo ntabihari nibyo navuze mvugaho kare
just imagine none ibitaramo n'ibinagaruka bagasanga banamenye na trick y'amafaranga n'uburyo nabone amafaranga biciye mu buryo bwa online ukabona amadolari gatuje kwita amafaranga ko kigiye ugiye kwaka amadolari hari no kubona ayo mafaranga biciye mu bitaramo cyangwa se ibitaramo n'izindi business wakoze nimuzabura umuhanzi azamuye etaje ntago biba ari ukuvuga ngo ntago aba yagiye he umwanya oya okay hanyuma wanagura agenda kubashye kubijyanye na umuziki musanze ni that's my home dufite n'amahirwe gukora kuri ibyo bintu bijyanye na Afrocharts cyangwa se bijyanye no gucuruza umuziki yego musanze cyangwa se mu ntara y'Amajyaruguru umuziki wa MSA ndetse n'intara y'Amajyaruguru muri rusange uhagaze neza for real ntago ari ukuvuga ngo nukuvuga ngo wenda kugira ngo banyumve neza ngo bajye gukoresha Afrocharts oya ntago ariyo mpamvu umuziki wacu uhagaze neza nahoze nkubwira uburyo Melo aka kanya abwira Medbeat ati nkorera indirimbo Medbeat naza ari kuvuga ngo ngiye gukorera ngo babana bo mu ntara akazuga ngo ngiye gukora indirimbo Melo sibyo kubera ko hari value nubwo byagoranye kugira ngo Melo abe uwo Melo kano kanya kuri iyo value urumva ariko amaze kugeraho usibye ko ikintu kimwe navugana n'ubundi reka tureke wenda kwikigita tugaseka ngo tuvuge ngo ngwagaze ngo neza cyane ngo niki nuwo Melo umwe sibyo nuwo Clemi umwe mu bakobwa badafite abandi barimo barakora cyane nkabo abandi baje kumucarenginga sinzi nazo ntago ndabona ibikorwa sibyo they welcome na Afrocharts zareba uburyo gahunda zibindi sibyo ariko ikintu ndi kuvuga ni ku nama turimo turaha abahanzi bo mu ntara ku buryo nyine n'uburyo umuziki turimo turawubona ngo aka kanya muri Musanze no mu ntara muri rusange ntabwo umuziki wacu uhagaze nabi kubera ko nabo bandi ndi kuvuga nyine batarasatira Melo ngo bakore neza nkawe ariko nabaho bari ni benshi urabona ari uburyo mu ishuri wasanga umuntu ari uwambere afite 90 ariko abandi bamukurikiye nubwo ari 70 aho gasanga harimo abantu bagera muri 30 bose bafite 70-35 sibyo ni muri ubwo buryo ndi kubivugamo nubwo nta bandi banzi barimo barapushinga cyane nk'uwo Melo ariko nabaho bari they are doing great barimo barakora neza kari naoze kuri Afrocharts basanga ntabwo afite imibare iremereye ariko ndakeka ntabwo indirimbo ya Melo irabura muri top 100 iyo bita ayo mahirwe kuva yasohoka yatangiye iri boosting ngumva indirimbo zose nshya ziba boosting cyane ariko ubu ngubu nubwo wayisanga muri 50 ariko ibirimo sibyo ngo uko byagenda kose nta icyumweru cyasira nta bantu baje kumva iyo ndirimbo ya Melo kuri Afrocharts that's what's up so brange kumanzi ngari umuntu wese arakaza yisanga Afrocharts ikindi kintu nibutsa abantu niba udukurikira kandi ufite internet yawe uguze amafaranga yawe igiceri cy'ijana ukaba uri umuhanzi cyangwa se uri umuntu ukunda kwiyumvira indirimbo ntabwo Afrocharts ari abahanzi gusa hari uburyo umuntu avuga akavuga abahanzi gusa umuntu agahita yiwe ngo njye se kubera iki nakora nakumva Afrocharts uyu munsi uri umuvandimwe wa Bex cyangwa undi muhanzi muravukana cyangwa ntabwo nzisana mufite ariko uwo uhora buri gihe cyangwa uri n'umufana Bex kutasohoye indirimbo nshya arayisohora ate se kandi nta support ibindi afite urumva ariko n'abantu kandi gusupportinga umuntu ntago ari ngo umuhereza amafaranga genda even niyo kuri YouTube basi hagere ndeke no kuba Afrocharts niba Afrocharts yakugoye YouTube nabonye amatelefone hafi yose ibamo gera kuri YouTube uvuga ati wa muhanzi cyangwa so indirimbo nshya wa muziki wa Musanze dore tuvuga ko dushaka gutera imbere reka ndebe indirimbo yiwe niba nayo mafaranga make ya YouTube yabone sibyo ureka kubanga indirimbo ngo nabishe kuri radio ngo ndayirecordinga ngo none ngo indirimbo ngo ndafite cyangwa ndajya kumudiscibana aba discibana bacuruza indirimbo hano ku muhanda nta kintu bazawo Breaks ariko niba unanayifite uyifite aho ngaho gerageza uvuga ati aho kuri Afrocharts ndayumva uwo Breaks nkunda cyangwa se umuhanzi nkunda akabona utwo duceri wajyaho nkayumva rimwe ni ibintu byoroshye ni nko kujya kuri Facebook ukareba ifoto ntabwo biravuga ngo nuko yako ugiye kugera kuri cyangwa ugiye gukora ibintu byabumura amafaranga ngo turatwara ama megabyte menshi cyangwa internet oya ni bisanzwe twagana ibibazo byinshi kwenda abantu tugana ibintu bisupportive ari ikintu bungutsemo gitandukanye ni ishaka kuzamura imikorere yabo kuba bakoraga nizere ko ikintu uzi ko bahinduraho kandi twizere ko wenda birumvikanye ikintu kiba amafaranga nakuba turagikorera
c'est koshe ya Afrocharts, yeah 25%. ari nyinshi They got 75%. No, ariko ikintu kimwe ni byinshi ahandi ku yandi ma platform acuruza umuziki, they just go and take 65%. Artist agatwara nubango icyo gihe nibyo nakubwiraga bya third party. No kuri Afrochat hari abahanzi bakora amafaranga gutyo bagatwara like iyo 35. Iyo indirimbo yawe yageze kuri Afrochat binyuze muri distribution company, zira company zitanga imiziki ahantu hose, atari wowe ubwawe wayishyiriyeho. Icyo gihe nyine nitujya kwishyura ngo tuzishyura nkawe wowe M.Vinqueri umuhanzi runaka, tuzishyura distribution yatuzana indirimbo yo niyo ivize uburyo nawe izagira ute izakwishyura. Aho ngaho niho rero bagenda bagabanira ugasanga umu-artist amugezeho ari nka 35%, ariko nayo nubwo yaba 35% iyo wabikoze neza amafaranga bari mahagije. So abahanzi, abanyamuziki, abamanager b'abahanzi, kizere ko mwumvise cyangwa se mwungutse akantu kashya ushaka ko mwakoreraho byinshi bitandukanye, ibihangano byanyu bikabasha kuba byagera kure cyane, mwumvise uburyo ushaka kubayishyiraho ikahita irebwa n'abantu batandukanye bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndetse hanze y'umugabane wa Afurika, cyane ko abanyafurika bakunze kureba iby'iwabo bakabasha kuri iyo Afrocharts. Mwumvise uburyo bakoreraho amafaranga, mwumvise n'uburyo bwinshi cyane. Usibye na Afrocharts wajya n'ahandi, ndetse nawe umufana utwuma muri aya masaha nizere ko umenye uburyo wateza imbere umuhanzi wawe apana kumujyanira umufuka w'ibirayi. Bishobora kuba wamuteza imbere biciye muri ubwo buryo, ukagura igihangano cye akabona kuri iyo share uguze kuri icyo gihangano akayibonaho, akabasha kuba yatera imbere cyane, akabona ko ayo madolari birumvikana. So Mukiza Emery, sinzi niba ari ubutumwa busigaranye kugira ngo dusoze agace kacu uyu munsi, twongeye kugira ikindi kintu tukina kubaza kuri Afrocharts, nizeye ko tuzakubona. Kumbona byo ni nk'amasinya mugomba kumbona kubera ko like nibyo turimo. So ubutumwa naho abantu nibasure Afrocharts bayikoreshe. Umuhanzi ushaka gutera imbere, menya ko isi yahindutse, ujyane n'ibigezweho, like ushyira indirimbo kuri Afrocharts n'ahandi, kubera ko ushyira indirimbo kuri Afrocharts gusa nabikubwiye nta kintu uzabona. So ikindi nabwira abantu bankurikiye, mwakoze uwo twabanye n'udufatishije kano kanya, urakoze. Ni Afrocharts turi kuvuga, ni streaming platform, ni platform ibaho imiziki yo muri Afurika gusa. Niba ukeneye kumva umuziki wo muri Afurika urakoresha Afrocharts. Kuyibona urajya muri Play Store cyangwa App Store cyangwa se iOS device ukoresha runaka, nujyaho uraza kushakingamo Afrocharts, ijambo Afro ya Afrika na charts bisobanuye urutonde. Icyo gihe uraza kubona app yacu, uyikoreshe ujye wumva indirimbo. Niba uri umuhanzi ushyire indirimbo yawe, just hustle for more. Thank you for time, bro. For coming. Thank you too, bro. Komeza gutera imbere muri Afrocharts kandi n'abantu bakomeza batera imbere cyane. MSA, welcome. Okay.